Hello guys, ni ibintu bitatu nubikora neza kandi ukabikurikiza neza, telefone yawe izajya uyicaginga ijyemo umuriro byihuse. Hari igihe ujya ucaginga telefone yawe ukayishyira ku muriro igatinda kuzura pe, ugategereza ikajya kujyaho rimwe ryonyine rikajya kujyaho nta nkuru, byagoranye bikomeye. Ibi bintu bitatu nubikurikiza ukabikora neza, telefone yawe izajya yuzura vuba. Niba uri mushyashya kuri YouTube channel yacu, ibuka gukanda subscribe, ukore ku nzogera, ukora ahantu haba handitse all, ujye ubona video zacu mu ba mbere. Welcome kuri no channel yacu Menya Byose TV Pole, urakaza neza. Muri iyi video wowe tugiye kurebana iyi video, tugiye kurebera hamwe ibintu bituma ucaginga phone ikanga kwinjiza ikajya kuzura imazeho, ku buryo yaba imazeho nk'amasaha 5 itari yuzura, kandi umuriro wajya kuwukoresha ugasanga n'ayo masaha 5 ageze warangiye. Buriya ubundi hari ibintu bigenga batiri, hari ibintu biba biyigenga. Ubundi batiri uko wayicaginze ku muriro ikamaraho umwanya, ni nako iyo batiri uko yamazeho umwanya no kuramya iba iri buramye. Ariko wowe wacagingaga telefone yawe kuzurira igihe gitoya, kuzurira amasaha makeya, ariko se nyuma uje kuyicaginga none itangiye yuzuraga amasaha 2, ariko ubu ngubu hari kugenda hiyongeraho amasaha. Menya ko hari amakosa menshi cyane urimo gukora, ariyo mpamvu ituma batiri yawe ihora ku muriro. Ubundi ikintu cya mbere ubanza ukaza ukareba muri telefone yawe kugira ngo yuzure vuba. Hari amapplication uba wagiye ukoresha ugasiga afunguye. Wenda urugero waruri kuri YouTube wayikoresheje, wari wayifunguye, waruri kureba video. Umaze kuzireba ukupa yukubye byisevinga ahantu, ndetse n'ibyo bintu byisevinze aho hantu bikomeza bigatwara umuriro, bigakomeza bigatwara na mega zawe. Niyo mpamvu usanga mega zawe zishize kuri rimwe. Aka kantu gakosore, bikore gutya. Niba umaze kuba wakoresha application iyo ariyo yose muri telefone, hita uza ukande kwa rino tushe ryo ku ruhande, ibi bintu wakoresheje ubizamure byose ubisibe. Niba ngombwa tukanda hano handitse clean all, niba ari byinshi nurangiza kuburyo urakanda hano ugasanga nta bintu byinshi bihari, icyo gihe uraba uyihaye kuba yajyaho umuriro ukagumaho. Nanone dore irindi kosa tuba twakoze ugomba kwirinda ahangaha ukarikosora. Kosora aka kantu ka kabiri ugafate ukazirikane. Hari igihe phone yawe uba waje hano hejuru mu makonegisiyo, mu madata, ugafungura izi za setting zirimo hano. Niba uri gucaginga telefone yawe bibaye ngombwa utu tuntu kwa hano hejuru ntiwagakwiye kuba twaba dufunguye. Utu tuntu natwo tuba turi kugenda tugira dutwara umuriro. Uko usizeho iri kwinjiza, ikwereka ko iri kwinjiza, utu tuntu niko tuba turi kudukurura umuriro tuwujyana, ugategereza ko izuzura. Kuri batiri hajyaho gake, akandi kagaragaza nk'umuntu uri kuyikoresha. Cyane ubu buryo bwa mbere mbabwiye mukoresha. Iyo wari uri kureba video
n'ubundi ugacaginga wari uri kureba video wakubye, umuriro urakomeza ugahita ugenda muri ya video, n'ubundi umuriro ugategereza ko izuzura fone ugaheba. Niba wayicaginze utu tuntu nguno udufunge tutagize icyo tubangamye, udufunge twose maze usigaze utw'ingenzi. Urabona hano ibintu byinshi cyane biba bifunguye, waza ugahita nabyo ukabifunga byose, wagasigaza bimwe by'ingenzi. Uri kumva? Bibaye ngombwa fone yawe wayicaginga irimo akadege mu rwego rwo kuba utaba uyifunze, ukayicaginga wasizemo akadege, maze za application zawe ziri gutwara umuriro zimwe na zimwe zikaba zagabanuka. Ikintu cya nyuma nanone ugomba kurebaho, niba wakoze ibi ngibi byose ukabona fone yawe iracyanga kwinjiza, igize yihuta ishyiraho umuriro nk'uko yari isanzwe uwushyiraho, kosora aka kantu, reba neza nyirizina niba sharijeri yawe ikurura umuriro koko. Dore ikizabikubwira ko yaba wenda ikurura umuriro fone yawe ariyo ifite ikibazo. Tira mugenzi wawe ndi smartphone ushyireho urebe ko umuriro ujyaho. Nuramuka ugiyeho ku kigero cyo hejuru, uhita umenya ko fone yawe utwo tuntu nyine hari utuntu tugenda dutwara umuriro, kuko fone iri kwinjiza ntikwereke ko ikoze icyo twakwita ko ikoze amakosa iri kwinjiza. Icyo gihe sisitemu shage yawe ibikora, ahubwo hari uburyo ki haba hari utuntu twa app twa website turi kugenda duhita dutwara uwo muriro. Fone yawe yaramyaga, ariko mu gihe gitoya biranze pe, mu mezi nk'atatu itangiye yanga kuramya. Amapplication arya umuriro aba yariyongereye. Urabona n'izo application tuba dufitemo hano, izi zose nzabasobanurira uko wabipanga neza application zawe zigira ikintu zibangamiraho, ntizinagire n'umuriro zitwara, maze ukabikora neza kandi ukabikora mu buryo bwa nyabyo. Kanda subscribe uzarebe iyo video y'ukuntu uburyo ki aya application wayaringaniza ntagire icyo ayangirizaho mu gihe fone yawe umuriro uri kubona yinjizaga ugatinda kujyaho, cyangwa se ugahita unavaho byihuse kandi wagiye kujyaho bigoranye bigusabye isukari. Niba rero warebye iyi video ukaba ugejeje kuri uno munota, kanda subscribe usharinge inshuti zawe, maze tujye tubana umunsi ku wundi. Ndagushimiye wowe twabanye, komeza kugira ibihe byiza, ndabakunda. Wibuka gukanda subscribe, naho ubutaha, bye bye.